isi yose ntabwo twarondora ngo twavuga ngo tuharondore. Mwami Imana wagize neza cyane, turagushimiye. Twanyuze muri byinshi byaduhigaga, ariko Uwiteka waratwimanye. Buri muntu wese yabonye imbaraga z'Imana ku buzima bwe, buri wese yabonye Imana ikora. Rero Uwiteka ndagushimiye kubw'ibyo wakoze, ariko muri uyu mwanya winyiga kugira ngo abantu bawe n'ubundi waremye ubarengere. Hari abantu bagifite impagarara mu mitima, kandi Uwiteka natwe ubwacu turacyari mu rugendo, dukeneye ubushobozi bw'Imana, dukeneye ubufasha buturutse kuri uyu mwami. Tutari kumwe nawe ntacyo twashobora, tutari kumwe nawe twananirwa. Uwiteka turakwingize kugira ngo bane natwe, ufashe buri umwe mu rwe ruhande, ari abari muri Afurika, ari abari muri Aziya, ari abari muri Amerika, ari abari mu Burayi. Uwiteka buri wese umurengere, umutabare. Dutabarije isi kugira ngo ugire icyo ukora, urengere abarushye n'abaremerewe. Mwami Imana, ukureho impagarara mu mitima y'abantu. Abantu bageze ku rwego biyahura kubera ubuzima, ariko turakwingize kugira ngo ugire icyo wakora nk'Imana, utabara abantu bawe. Turasenze muri uyu mwanya gurupe bashobozwa nayo, kugira ngo witamurure, wigaragarize isi, wigaragariza abantu bawe. Ibyago n'amakuba be kure yacu, Mana, indwara z'ibyorezo uturengere, udutabare. Muri iki gihe Mwami Yesu, twabonye imbaraga z'ibindi zarananiwe, ariko imbaraga zawe ntabwo zigira umupaka, zirenga impande zose, zirakora. Mu izina rya Yesu duhamagaye imbaraga z'Imana ngo zikore imirimo n'ibitangaza. Duhamagaye imbaraga z'Imana ngo zibohore abantu. Duhamagaye imbaraga z'Imana ngo zikureho, zirike imisozi. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Uwiteka ni wowe ubasha gukora ibiruta cyane twibwira. Turakwingiza no kugira ngo muri uyu mwanya uzubane natwe, utwereke bundi bushya. Abantu bari kutwumva Uwiteka bumve babohotse, bumve baruhutse, baruhuwe n'indirimbo, baruhuwe n'amagambo yawe, baruhuwe na buri kimwe cyose cyakorwa gikorewe wowe, maze kibohora imitima y'abantu. Abantu baguwe neza, bumve bahumuritse mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo kuboneka kuri televiziyo ya Mutuyimana Leonira TV. Turagushimiye kuko Uwiteka ni wowe wo kutubashisha gukora ibijyanye n'ibikeneye muri uyu mwanya, kugira ngo abantu bagirwe neza n'Imana. Komeza ubane natwe, dushyire mu byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Reka dukomeze rero muri uwo mwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyihimbaza, dufatanyije n'iyi gurupe. Yesu aduhana umugisha. Mu bugingo bwacu ni mu munsi, ni mu ngingo se, ni urama cyane, kandi ibyishimo byabwo birashira. Nta mudahindu katuguma
yose mbangushaka mwami iyo satana nteyarwanya cyane nta wundi mfite ubasha kuntabara tugumane mwami tugumane iminsi yose mbangushaka mwami iyo satana nteyarwanya cyane nta wundi mfite wabasha kuntabara tugumane mwami tugumane gumana nanjye kuko umunsi dore burije kandi ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane singira umwanzi n'umwe turi kumwe kandi amakuba ntambabaza cyane intorezo y'urupfu yaracitse byose ni byiza nitugumana singira umwanzi n'umwe turi kumwe kandi amakuba ntambabaza cyane intorezo y'urupfu yaracitse byose ni byiza nitugumana gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane amaso naremba uzambonekera ubwiza bwawe bwo mw'ijuru zasezere ku mwijima wo mw'isi no mw'ipfa ryanjye tuzagumane amaso naremba uzambonekere nzabona ubwiza bwawe bwo mw'ijuru nzasiga vuba umwijima wo mw'isi no mw'ipfa ryanjye tuzagumana gumana nanjye kuko umunsi ukuze dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bose bo kumfasha tugumane mwami tugumane gumana
ishimwe cyane